bantu mudukurikiye kuri Gitangaza NTV, ubu ngubu tugeze iburasirazuba, duhuye n'umukozi w'Imana Fiston. Nk'uko mubimenyereye turabakunda cyane kandi turabishimira nk'abantu dusangiye kwizera umwami wacu Yesu Kristo n'umukiza wacu. Umukozi w'Imana Fiston, turakwakira, ni karibu. Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Fiston Uwingeneye, ndi umukristo, ndi umuvugabutumwa, nkunda Imana kandi nejejwe nuko nakijijwe n'ubuntu bwa Yesu Kristo. Rero uyu munsi hari Imana yanshyize ku mutima kuganira namwe ijambo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 22. Tugiye kubona umugani Yesu yaciye ari mu isi, kandi umugani ugana akariho. Rero reka tudatinze dusome uwo mugani, ubundi twumve icyo Yesu yashakaga kuvuga. Umutwe w'amagambo uravuga umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Yesu yongera kuvugana nabo abacira imigani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyushije ubukwe bw'umwana we arongora. Atuma abagaragu be guhamagara abatore gutaha ubukwe, banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati, mubwire abatorewe muti, dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze byose byiteguwe, muze mu bukwe. Umurongo wa 5, maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe ajya mu gikingi cye, undi ajya mu rutundo rwe. Reka dusimbuke dusome umurongo wa 14 ubundi tuganira ayo magambo. Umurongo wa 14 wo uranditse ngo, kuko abatowe ari benshi ariko abatoranyijwe bakaba bake. Amina. Yesu avuga uyu mugani, abacira umugani, tubare umwami yari afite umwana wiwe, asanisha ubukwe bwo mu isi n'ubwami bwo mu ijuru. Aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami acyushije ubukwe bw'umwana wiwe arongora. Arangije atuma abagaragu be uwo mwami ngo mugende mubwire abatorewe kuza gutaha ubukwe, mubabwire ngo baze gutaha ubukwe. Ngo abagaragu baragenda, ngo babagezeho, bamaze kubageraho barababwira, banga kubyumva, banga kuza. Abagaragu bagaruka ku mwami, barangije baramubwira ngo mwami, abantu watubwiye twababwiye ariko banze kuza. Umwami yongera afata undi mwanzuro, atuma abandi bagaragu, arababwira ati mugende mubabwire ngo niteguye amazimano, inka zibyibushye, amapfizi byose babibaze, nimuze mutahe ubukwe. Amina. Muri iyi minsi niko ijambo ry'Imana rigera ku bantu bose, niko ijambo ry'Imana rigera ahantu hose, ribahamagara ribabwira ngo muze mwakire Kristo, nimuze mwizere Kristo, ariko abantu bakanga kuza, abantu bakigira mu bindi. Noneho ngo abo bagaragu baragenda, bagezeyo ngo barabashinyagurira, ngo barabica, ngo bamaze kubica, ngo umwami ngo abyumvishije ngo ararakara. Umwami amaze kubyumva, amaze kurakara, agaba ingabo ziwe ziragenda zisenyagura uwo mudugudu wose, zirawurimbura. Zimaze kuwurimbura, ngo ariko umwami arangije abwira abagaragu ati, ubukwe bwiteguwe ntacyahagarika ubukwe, ngo nimugende mujye mu nzira nyabagendwa, abo muri buboneyo bose ababi n'abeza mubabwire ngo baze batahe ubukwe. Amina. Ni uko nguko ijambo ry'Imana riri gutambuka muri iyi minsi. Imana iraca irabwira abantu, ibaburira ati muze, iminsi mibi iraje, muze, igihe kiregereje, nimuze mwihane mukora iki. Ariko abantu barigendera. Hano abagaragu bamwe ngo abo bantu barabishe, ngo barangije ngo abandi bajya mu rutundo rwabo, ngo abandi bajya mu gikingi cyabo, bamwe bagiye mu mirima yabo, abandi bajya mu bucuruzi bwabo, ngo abasigaye ngo bica abo bagaragu babagirira nabi. Ni nayo mpamvu muri iyi minsi abakozi b'Imana bari guhura n'ibintu byinshi. Bamwe urababwiriza bakakwita umusazi, abandi ukababwiriza bakakwita nk'uko wabuze akazi. Ariko ijambo ry'Imana ni ukuri. Bakozi b'Imana, nimuze tubwize abantu ukuri, tubabwire ukuri ku ijambo ry'Imana.
kuko nicyo twahamagariwe. Ngo noneho ngarangije umwami abwira abagaragu be ngo nimugende mu nzira nyabagendwa, ngo abo muri buboneyo ababi n'abeza bose mubabwire ngo baze batahe ubukwe. Amina. Ngo baragenda bajya mu nzira nyabagendwa, ngo babwira ngo ababi n'abeza bose baraza, ngo inzu yo gucyurizwamo ubukwe yuzuye, ngo yuzuramo abasangwa. Mu yandi magambo, ubukwe ni nko kubara wenda umwami, umuntu ukomeye muri iyi si yakoresheje ubukwe, haba hadekoye, haba hakoze ibiki, atumira abantu bakomeye, atumira n'aboroheje bose bakaza mu bukwe. Nabo baragenda barababwira, ariko ngo habaye ikintu kimwe gikomeye. Umwami ngo aje kureba abaje gutaha ubukwe, ngo abonamo umuntu utambaye umwambaro w'ubukwe. Aramubaza ngo ni iki cyatumye uza aha ngaha utambaye umwambaro w'ubukwe? Amina. Muri iyi minsi abantu benshi baragiye, bari mu madini, bari mu matorero, bari mu ki, ariko ntibarahura na Yesu Kristo kugira ngo abambike umwambaro, kugira ngo abahanagure, kugira ngo amaraso yiwe yatumeneye ku musaraba abanza buhagire, baze mu murimo barahuye na Kristo. Noneho umwami aramubaza ngo ni iki mugenzi wanjye cyatumye uza aha ngaha utambaye umwambaro w'ubukwe? Ngo muntu ngo araceceka, ngo muntu ngo arahora rwose ngo abura icyo avuga. Ngo amaze kubura icyo avuga, ngo umwami arategeka ngo abwira abagaragu be ngo nimumuhambire, mumubohe amaboko n'amaguru, mumute hanze mu mwijima, ngo niho bazaririra bagahekenyera amenyo. Arangije arababwira ngo nibamubohe, baramuboha, bamaze kumuboha bamuta hanze. None muri iyi minsi ndashaka kubabwira ikintu kimwe. Iyo umugeni agiye gusohoka mu nzu cyangwa igihe kigeze cy'ubukwe, aritunganya akirimbisha, yaba ari make-up akazishyiraho, yaba ari iki byose akabishyiraho kugira ngo ajye ku mukwe ari gusa neza. Ariko muri iyi minsi abantu benshi bakomeje gusubira hanze, ashomeje gusubira inyuma bakava mu gakiza. Ndababwiza ukuri ko hanze nta cyiza gihari. Ndababwiza ukuri yuko iyo umugeni yamaze gukaraba akamaze no kwisiga, ndababwiza ukuri ko adasubira inyuma. Ndababwiza ukuri ko adasubira inyuma ngo asubire mu byaha. Ntabwo umugeni ashobora kwisiga yanakoze make-up asubire mu gikoni guhata ibirayi cyangwa guhata ibijumba. Ntabwo yasubira mu gikoni guteka, ntabwo yasubira mu gikoni ngo ajye kongera gukora ya mirimo mu gikoni, ahubwo ariyuhagira agasa neza akambara kugira ngo azagere ku mukwe ari gusa neza. None muri iyi minsi dufite abakristo bakiriye Yesu ariko basubiye mu myotsi. Imyotsi ishaka kuvuga ni imyotsi y'ibyaha, imyotsi y'ubusambanyi, imyotsi y'ubusinzi, imyotsi y'inzangano, imyotsi y'amacakubiri n'amoko. Ibyo byose abo ngabo basubiye mu myotsi. Rero Imana irashaka yuko twambara tukiboneza, tukiyuhagira amaraso ya Kristo kugira ngo tuzagere imbere y'umukwe ari we Yesu Kristo, turi gusa neza, imyenda yacu itambaye itariho ibizinga, ahubwo twogejwe n'amaraso ya Yesu. Ngo ku murongo wa 14 reka twongere tuhasome mwumve uko byari bimeze. Umurongo wa 14 haranditse ngo kuko abatorewe ari benshi ariko abatoranyijwe bakaba bake. Amina. Mu yandi magambo, hahamagawe benshi ariko Yesu yatoranyije bake. Muri izi senge, muri iyi minsi mu itorero, mu macaci turimo, hahamagawe benshi. Ubutumwa bwiza bwageze ku bantu benshi, ariko ababwakiriye abatoranyijwe n'imbarwa. Amina, haleluya. Reka dusenge kubwira ijambo. Nyakubahwa Uwiteka Imana, ndagushimye, uri umwami mwiza kandi ukiranuka. Twumvishije ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni inkota yamucya abiri rirandeba rikareba na bene data. Ndakwinginze mwami nk'urubyiruko, wongere kutugarukaho mwami. Reka tube abatoranyijwe nawe. Reka Nyagasani tugendere mu buntu bwawe mwami, kuko uri Imana igira neza kandi ukaba uri Imana ishoboye byose. Mwami rero nsabiye abazumvira ijambo mwami, reka buri muntu wese Nyagasani wera umutima wiwe uzawugereho, kuko Mana ijambo ryawe rirarema kandi ijambo ryawe rirakiza. Mwami mbigusabye nkwiringiye mu izina ryawe Yesu urakoze. Amen.